Nshuti bavandimwe turabaramukije ngo mwaramutse abandi mwiriwe bikurikiranye naho buri wese ari kandi tubifurije kugira amahoro y'umwami Yesu Kristo waganze muri mwebwe mwese. Uyu mwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo tunezererwemo muri ubu buryo twicaye hano, ndetse n'abazakurikirana ino video ndizera ko izagira umwe cyangwa benshi ifasha. Rero so dusabye ni kimwe, inkunga yanyu yo gukora subscribe, share, like gose na comment irakenewe. Kubikora kwanyu ni support cyangwa ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Rero murakoze cyane. Ngo wacu mbere yuko tugira ibindi tujyamo imbere, twabanza tukamu mwanya akatwibwira tukamenya uwo ari we, hanyuma tukaza gukomeza n'ikiganiro. Karibu tumirwa wacu kwibwira abadukurikiranye. Murakoze cyane. Amazina ni Ibyishimo Kabuye, kaba mpamagarira kuvuga ubutumwa bwiza. Murakoze cyane. Urakoze cyane umutumirwa wacu, mwamwumvise ku mazina ni Ibyishimo Kabuye. Ibyishimo, twishimiye kubana nawe muri iki cyicaro. Murakoze cyane. Urakaze neza. Namwe mwese murakaze, hasiga tuze gukurikirana ibyo tugiye kugezwaho n'umutumirwa wacu. Nkuko bimeze rero, dufite ikiri ku mitima yacu twifuje ko twaganirizwa muri bamwe twatekereje uyo abaye wa mbere. Twifuje ko twaganira hejuru ya topic yitwa nubuhe buzima umuntu akwiriye kubamo kugira ngo abe afite kwizera kuremetse. Nubuhe buzima umuntu wese w'umukristo akwiriye kubamo kugira ngo abeho afite ubuzima buremetse. Rero umutumirwa wacu Byishimo, ndatekereza ko yari umwanya wawe wo kugira icyo dusobanuye no kugira icyo tubwiye hejuru y'iyo topic cyangwa y'iyo ntego y'iki kiganiro cy'uyu munsi. Urakaze. Murakoze cyane. Nagira ngo ahubwo nanjye mfata akanya gato nsengeho nitumara twinjire mu isomo ry'uyu munsi. Turagushimiye mwami Yesu, turahimbaza izina ryawe rikomeye, ucunguzi w'imitima yacu. Uyu munsi utugiriye neza kuba imbere yawe muri uyu mwanya wo kuganira ijambo ryawe mwami Yesu. Icyo twifuza nuko ukomeza kubana natwe, Umwuka Wera agakora ibikomeye mu mitima yacu ndetse n'imitima y'abadukurikiranye. Ijambo rikaba inkomezi, imbaraga kugira ngo ucitse intege akomezwe, uzi icyerekezo abone icyerekezo, ndetse n'ufashwa afashwe muri byose. Yesu sande kutugiriye neza, sande kubanye natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Murakoze cyane. Natwe tubanje gushima kuri uyu mwanya mwiza, mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Tunabashimira namwe ko umwanya mwawe duhaye kugira ngo tubane nabyo. Ni ikindi kintu gikomeye, ni support ndetse ku buzima bw'abandi bantu bose badukurikiranye n'abazadukurikirana, kubera ko ijambo ry'Imana ni imbaraga. Murakoze cyane. Hanyuma rero uko batubwiye umutwe w'amagambo w'uyu munsi, ntabwo turi butindemo cyane mu kwizera. Turaza gufata umwanya ukomeye wo kuganira intambwe umukristo akwiriye gutera kugira ngo kwizera kwe kube gushikamye, kube gukomeye, kube gufashe ku rufatiro rwiza. Kuko kwizera ni imbaraga Imana yifuza ko tubamo, duturamo, twicaramo, tugendana nayo. Usomye Bibiliya yuzuye amagambo yo kwizera menshi cyane, kandi na Yesu ubwe yagiye abibwira abantu ngo nimubwira kwizera, nimubwira kwizera. Bivuga ko kwizera ni intwaro ikomeye Imana yifuza ko tugenda duturana, iba muri twe kandi iranabitwifuriza, ariko kandi ni nayo yongera kandi ikayirema muri twe. Ibintu by'Imana bigenda bigira uburyo bikoze, ariko kandi uburyo bikoramo kose niba bifite mu bushake. Haba harimo natwe ubushake bwacu bwo kumenya icyo dukwiriye gukora, hatabaye ko bose mutegereje ko Imana izabikora. Imana koko ishoboye byose kandi irabikora, ariko kandi hari ibyo dusaba natwe ko tugomba, ari intambwe dusaba gutera kugira ngo ikundi ikore bijya igomba gukora. Kwizera ni ikintu gikomeye, nayo mpamvu nifuje ko nanjye mu by'ukuri n'abantu babimenye, kuko abantu iyo bamenye
uburyo kibakwiriye guhagarara mu ntambwe zo gukomeza kwizera, hari ibintu byinshi bataba bafite icyerekezo cyangwa se biba bibateye ubwoba bisigara bisa n'ibyoroshe kandi bigikomeye, aho abandi barambaraye baguye hasi ugasanga undi muntu umwe yahagurutsemo akomeye kandi niwe barakomeye, imvugo yo kumva itandukanye niyo bajya abandi ndetse n'uburyo akora ukabona biratandukanye, kandi bose bari mu karere kamwe, bari mu mwanya umwe, bari mu kibazo kimwe, bari muri situation imwe, ariko reaction zikaba zigatandukana. Ukibaza se uriya we niki kimushoboje kumera kuri, niki kimuhaye kuvuga kuri iriya mvugo kirava kuki? No kwizera. So ni ikintu rero twese dukwiriye kuba dushikamyemo. Izo ntambwe rero ni intambwe 5, ariko turaganira zikeya kubera umwanya, n'ikindi gihe n'ibikunda tuzoganira n'izindi, ariko ni 5 nituvuga imwe na amahoro, nituvuga 2 na amahoro. Gusiga ikuru nuko mpamya ko hari ubugingo, hari ubuzima buri bufashwe, hari ubuzima buri bwubakwe, hari ubuzima buri bukomezwe mu gafata ikindi cyerekezo cyangwa se gukongezwa izindi mbaraga. Intambwe ya mbere cyangwa se ubuzima bwa mbere umuntu akwiriye kubamo burema kwizera kwe ni ubuzima bwo kugira Imana icyizere, trusting God. Kugira Imana icyizere ni ubuzima buza burema kwizera ko muntu, kandi ni nabwo buzima Imana twifuzamo, kuko Imana ni data ishobora byose, nako birizi tubwira kandi twese twabivuga. Abantu bizeye umwami Yesu bakamwakira mu bugingo bwabo, akaba umutegeka w'ubuzima bwabo, bakwiriye kurema muri intambwe ya kabiri yo kurema icizere bafite Imana muri bo, kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose babe bafite kwizera, babe bafite cya cyizere muri bo, kibahesha n'ubundi kumenya ko ibyo biringiye, ibyo bategereza, ibyo bakeneye bishoboka. Kabone ko bishobora kuba bari muri situation bigaragara ko bidashoboka. Ntabwo tuzobora tudama turi mu ihari twereka ko ibintu birashoboka biroroshe. Unabireba ndetse usuzumya abakristo akenshi n'abandi bagomba kubyibaza cyane, ese kubera iki twebwe abakristo bizeye, abantu bemeye Yesu bakizera abakristo, kugira ngo tugere ku kintu biza bisaba imbaraga nyinshi, ugasanga turagowe rimwe na rimwe, ndetse bamwe bakavuga ngo twebwe tugira imigisha nk'iy'abapagani bafite hano hanze. Ngunda kumva ibibazo cyane iyo tugenda tuganira n'abantu, ukabaza ko bariya bo muvuga ngo Imana izatugirira neza, ngo Imana ikunda bayizi ko bikomeye, aba batayizera ko bafite imigisha myinshi kandi batayizera. Ibyo nabyo ni ikindi kintu, ni irindi somo. Ariko iyo umuntu yakiriye Yesu mu buzima bwe, akamwemera akayobora ubuzima bwiwe, akwiriye kurema ikintu cyitwa kwizera, ibyiringiro, nako kugira Imana icyizere, kugira Imana icyizere mu ihari iyo yose. Reka turisome kugira ngo tugendere ko n'ijambo ry'Imana turisanga mu migani bice ni 3 umurongo wa 5. Aravuga ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Muritegeye cyane namwe turi kumwe n'abadukurikira bose, ni ijambo rikomeye cyane turaritegeye. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azakuyobora, azaja kuyobora inzira unyuramo. Tusome n'uwa 7. Ntiwishime ubwenge bwawe, uje wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha. Haleluya. Ndetse nshaka tusome n'uwa 8, nawo ni mwiza. Bizatera umubiri wawe kuba mutaraga, ukagira imisokoro mu magufwa yawe. Mana ishimwe. Ijambo ry'Imana ni ryiza. Iyo ndimo ndisoma ari igihe nsoma ijambo ry'Imana nkumva riramfashije, namwe rirabafasha cyane. Imana yaturemye mu ubwenge, kumenya kwayo gushira muri twe. Kampera aho ngaho mu buhanga bukomeye, buri umuntu aremye mu ubwenge butangaje, ushingiye ku bindi biremwa byose. Umuntu niwe wahawe kumenya ko Imana muri we, mu bindi biremwa byose, kandi niwe mu inyuma, ariko ngo arangize Imana imuterekamo kumenya kwayo gushira muri yo. Kujya kumenya ko Imana mu muntu bushinzwe kumenya icyo umuntu akwiriye gukora mu gihe gikwiriye, mu mbaraga zose. Gusa Imana igiterekamo ikindi kintu cy'ubwenge gikomeye cyitwa amahitamo. Amahitamo ni ikintu gitangaje
kitaba mu kindi kiremwa icyo ari cyo cyose usibye gusa umuntu ikiremwa muntu nicyo kiba mu mahitamo. Ari naho hano abantu baza birengagiza bagasanga aho byose bikwiriye gukorwa byakozwe ntacyo twe dukwiriye gukora. Naho nigeze kubyumva sinzi abantu bakunda kubigenda bigira mpaka bakavuga ngo byose byarakozwe twe ntacyo twakora kugira ngo dukunde twemegwe, kuko ntacyo twakora kugira ngo dukunde twemegwe. Ariko nyuma yo kwemegwa Imana yashizeho ubuzima busaba guhitamo. Uyu munsi wangu ndahisemo kwakira Yesu sinumwakira mubwenge, kuko ubwenge bw'Imana subujije nukumenya. Nyuma yo kumenya hakaba guhitamo. Pisemo gukurikira Yesu tuza kumbwira ngo ya nubwo Imana ibivuga bavuga ko ari Imana ariko niyo koko ibikora nyine iri munisha, ariko kwemera kwikorera muri jewe na amahitamo nimba n'urundi rufunguzo gwitwa amahitamo nabwo yaruhaye umuntu ni urugenga ni urufite, ntago ari Imana ikirufite. Hallelujah. Ni jewe urufite kavuga ngo I will open for God to operate through me, cyangwa se I will close him not. Ubu nyine avuze ngo ndasoka njara mu kabari, Imana atiyoza kumvurura ko mbara umuntu urusheje, cyangwa ubwenge uje mu ndaye hari ndiyo mbwira ngo yetuje. Hari ikintu kiri muri jewe cyitwa cy'ubumana cyitwa guhitamo, ariko ninjuga ifite ntabwo kiri mu kaboko kw'Imana. Yagishize muri under authority of human being. Buriya reka icyakora ibintu byinshi bikomeye abantu tugeze tuganira kugira ngo abantu banamenye cyane. Numvishije cyane kuko ndetse nako njya kubivuga. Uyu munsi urwo rufunguzo rwo guhitamo nigo rumpesha kuvuga ngo ndakora kino singikora, kandi Imana iruyoboresha kumenya kwayo muri nje nako nije ukugenga siyo. Havuga ngo uyu munsi ndasoma reka nkubwira umunsi ngo ndasoma Bibiliya cyangwa se nyisoma biri mu burenganzira bwawe. Ndabizi ko Bibiliya ari ijambo ryubaka ubugingo. Kavuga ngo I will read today ndagenda nsome Bibiliya cyangwa se sinisome. Mu mahitamo niyo habamo kuvuga ngo ndabikora cyangwa se mbikora, kandi Imana yarishize imbere yanje rirubaka ubugingo rirubaka ubuzima, ariko irisigamo guhitamo. Izi mpamvu tuze mu mahitamo cyane ikayiro nagiye kugira n'imbaraga kandi twavuze ko turi kuvuga kuri izi ntambwe, ariko reka ndisoze gutya. Guhitamo ni imbaraga ikomeye abantu bazabirengagiza. Yesu yakoze ibyo yari afite gukora byose arabisohoza, adusigira ikintu gikomeye muri twe, kandi yanakiremye muri twe kuva mbere isitarabaho cyitwa guhitamo no kumenya. Iyi ntambwe rero yo kugirira Imana icyizere nayo ikubiye muri ibyo bintu bibiri. Gukomera kw'Imana turakuzi, sibyo? Iyo umuntu yamaze kwakira Yesu, Yesu araza akaba muri we, agatura muri we, agakomerera muri we. Yamara gukomerera muri we, sibyo? Kandi ntakomera atamumenyesheje uko ameze. Yesu aza akakwiyereka uko mubona, akazasigara akorera muri wowe, uzi imbaraga yayikorera muri wowe. Ari abantu bavuga ngo icyo ntabwo ari wowe bimenya kujya ubujiji. Ibyo dukora twebwe abakristo turabizi, kuko imbaraga iri muri twebwe. Hari umwanditsi wanditse avuga ngo imbaraga z'Yesu Kristo mu bapfuye, muri zo mbaraga ziri muri twebwe. Kandi imagine imbaraga Yesu niwe mugabo wizuye wenyine, nta wundi yuzuye kuri Yesu. Abandi bose bagiye bazuka kabati zuka, ariko niwe uri mu kuzima yari mu bapfu barangiza yizura wewe. Ngo izo mbaraga nizo ziri muri twebwe, ntacyo wese atakoze. Kumugirira icyizere rero n'ubuzima bwo guhitamo. Akabazo nakubaza mbere yuko ukomeza, birashoboka ko umuntu ashobora kugirira Imana icyizere atayizeye, cyangwa urashobora ko umuntu yo kwizera Imana ariko atayifitiye icyizere? Ntabwo bishoboka ko umuntu ashobora kugirira Imana icyizere atayizeye. Mbere yo kugirira Imana icyizere urabanza ukayizera. Uyu munsi sinokugirira icyizere ngo urampa ikintu runaka takuzi tazi kugifite, ariko maze kukumenya kamenya John n'uyu ateye uko afite ibi n'ibi kandi ni inshuti yanjye. Haba harimo kumenya ko ninza nkanakwegera ikintu ufite kandi ufite mu bushobozi kumbe ndashobora kukibona. Kugira Imana icyizere rero niko kuvuga ngo hari ibyo ngomba kuyibonamo mu gihe nayimenye kandi nkayizera ikaba data, sibyo? Yego. Ubundi ntabwo ushobora kubwira utari se utanazi n'ibyo afite. Undabizi ko ibi ngibi mu bimpeza tuzi ko bifite ntumuzi mu cyasi you have met him on the way. Kamubwira ati banza uyizere, urabanza ukizera, nyuma yo kwizera akabaho kugira icyizere wa wundi wizeye. None
ko hari abantu bamwe na bamwe tugenda tubona by'ukuri bataba muri ubu buzima twita ngo ni ubuzima bwa gikristo, ariko ashobora kujya kwiba akavuga ngo mana mfasha. Ese uwo muntu urashobora kumuvugaho iki mu bundi buryo? Imana ni nyinshi. Imana simwe. Abantu bakibesha ntabwo Imana ari imwe. Haba Imana ubundi Imana ise umwami wacu Yesu Kristo. Ni umwami w'abantu. Ni Imana imwe nzima, ariko hari izindi Imana nyinshi ziba. Umuntu wese afite Imana ye. Mu yandi magambo umuntu ugiye kwiba yarangiza akiyambaza Imana. Abahamagaye Imana ye. Ariko si ya Mana yo itazayiba. Si jamani ziyobora umuntu izigira abantu ntimukibe. Ndetse ko Yesu yabwiye abantu ntimukibe. Yego. Aho. Ntawe uje kwibanga mubwira ngo mfashe nje kwiba. Ngo cyangwa mfashe ndo. Inyuka igenge isi nayo nindi imbaraga ikomeye iziyobora abantu kandi n'Imana yabo. Ubundi nubona umuntu agiye gusenga abe n'uwakijijwe avuye kuyoborwa n'indi myuka runaka y'ibyo avuye gukora, akaza akaja gusenga atabanje guca bugufi ngo yihane ngo ave muri bwa buzima bw'ibyaha yari arimo. Ari naho abantu bazabirengagiza kwatura ibyaha ko ari ngombwa. Yesu yanabivuga ngo repent your sins. Kwihana ni intambwe ikomeye abantu badakwiriye kuza bashimira, niyo yibanze. Iyo naje ubunyine ngizindi myuka inyobora kuja gukora amafuti n'ibindi byose namara nkamagara kuja kuvuga ngo Mana yo mu ijuru, Umana data, Umana yaje. Sinjya Mana yo mu ijuru ndimo mpamagara. Ndimo ndahamagara Imana y'imyuka mvuye gukorana nayo hari. Kuko niyo irimo niyo twicaranye ubunyine. Icyo mpaka gukora ni fast get time, ihana ibyaha byawe wature, numara kwatura ubone guhamagara izina ryera. Kuko ntirushobora kuzira mu kirere cyo kwandura. Yego. So uhamagara Imana agiye kwiba n'indi Imana ye. Ntabwo ari Imana. Ntabwo ari Imana iziyobora abantu mufitiyo. Sinzi ko gishubije wenda. Oya gishubije neza cyane. So ni kugira Imana ikizere rero ni imbaraga izizamura kwizera ko umuntu yaje no gusenga. Akabazi ko icyo agiye gusengera gisubizo. Yaje no kugira icyo akora. Akabazi ko icyo agiye gukora kiri bugira umusaruro. Why? Kubera ko iyo yizeye, iyo afite ikizere, imuyobora ifite ububasha bwo kwikora. Kandi mu bwenge bwe, mind n'umutima niko bimeze. Si kururimi kuko abantu benshi basenga ibiri ku mukanwa gusa, ariko mu mitima ntibirimo, mu bitekerezo ntibirimo. Wari uzi ko umuntu ashobora gusenga akafata umwanya akavuga ati Mana ndagusaba kugira ngo unkomeze udushoboze muri urugendo tugiye kuja mu bivuga tumukunda tekereza gucuruza. Umutima ni gucuruza, akanwa kare mwivuga utumwa ku mutima. Umutima wo n'ibitekerezo bya gekera hahandi siko zira dolari zira faranga ngiye kuzihomba. Watakaje ntiwawusenga kujya. Just think kuja mu kona aho turare gusanga upo ya kabiri hepfo. Yo gusenga ariko reka mbanze hoze yivuga ngo kugira Imana ikizere ni mu bintu byari byose. Yesu yarushana dukura ndetse no mu kuvuga ngo ntimukajye kuvuga ngo baheze ibyo kujya umusabira ibyo kujya umusabira imyambaro. Ngo nasumwe ijuru arabizi ko ibyo muri keneye. Avuga ikintu gikomeye hepfo. Aravuga ngo ni muhanze mushaka ubwami bw'Imana no kiranuka kwayo. Ubundi uko niko gusenga kuzira. Naho bari gusenga imyambaro n'amafaranga ni ibyo kujya. Izo Yesu arabizi ko tubikeneye. Kandi akwiriye kubidwa kuko ngo inyoni zo mu kirere ngo azazigaburira. Kandi ngo ntiziturusha agaciro. Zitana bimusabye. Zazigira ibyo twahinze. Zikaja kugira ibyo twebwe abandi twakoreye. Waruzi ko Kristo ibintu biri mu isi ni byacu buri. Ijambo nigeze ko umuntu avuga ngo ibintu byose biri ku isi ngo ni byacu koko niko ni byacu. Hari iby'Imana ifite mu kiganza. Iby'Imana ifite byose ni iby'abana ba. Kandi ibyo byose biri ku isi n'ibiri ndetse n'ahandi hose tutaranagera. Byose mu kiganza cy'Imana. Ibyo ni ibyabo yaremye ni iby'abana ba. Ibasaba gusa kubanza gukora ikintu kimwe. Ni mwicare mu bwami. Ubundi gusengera inyuma y'ubwami ni ugutakaza igihe. Mwanze mushaka ubwami nimara mushake ukiranuka kwayo kube muri mwebwe. Nimurangiza mwicare musenge ubushake bw'Imana. Imana ikundi ikora ikomeye. Kugira Imana ikizere rero ni intambwe izikomeza kwizera ko umuntu arakomera. Gato utararangiza muri iyo poye yo kugira Imana ikizere hari ijambo bavuzemo kumenya kuduhesha guhitamo. Abantu barashobora kwibaza se kumenya niki. Buriya Bibiliya ndatekereza ko ari ukwivuga cyangwa ari no kwisobanura kumenya. Watusobanura gatoya mu majambo ahinnye kumenya icyo ari cyo bikurikiranye nuko Bibiliya bivuga. Kumenya ndabisobanura amagambo ahinnye wenda si ndaje gushaka cyane umwanya muremure. Ari kumenya mu buzima busanzwe. Ni ugusobanukirwa icyo umuntu akwiriye gukora mu gihe gikwiriye kandi gitanga umusaruro ku buzima bwe. Mu buryo buri positif. Kunko kumenya.
kumenya no kumenya icyo ukwiriye gukora mu mwanya ukwiriye kandi kiguheza umusaruro mwiza mu buryo buri positive. Wakoze cyane kuko niko kumenya. Ndumva twakomeza kumenya ubundi kumenya hamenya ubumenyi it's knowledge. Bategera uyo bavuga ngo umuntu akwiriye kugira ubwenge hari icyo kintu umuntu akwibaza abantu wese ubwenge no kumenya gukoresha ubumenyi mu gihe gikwiriye. Nibwo bwenge kuko twese Imana yaturemyemo kumenya. No bivuze ngo nta bwenge gikomeye rero. Kubategera isiga ikintu gikomeye ari cyo kumenya gukoresha bwa bumenyi neza bikaba ubwenge. Uza witwa umunyabwenge si uko adafite ibyo twe dufite. Nta munyabwenge ufite ibyo abandi badafite. Twese turabifite kandi bituremwemo. Gusa we yaturushije iki? Yaturushije gutera intambwe yo gukoresha bwa bumenyi mu gihe bikwiriye ngo arangize bihinduka ubwenge. Buriya twese dufite kumenya ariko twese dufite ubwenge. Muri Bibiliya kumenya Imana niko nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ubumenyi bwo kumenya ko Imana ishoboye kandi ifite gukora ibikomeye biri muri twese abamaze kumwizera, ariko kubikoresha mu gihe gikwiriye twese siko tuzahabo gukoresha kumenya. So ubumenyi ni ukumenya gukoresha igihe neza kandi ukabikoresha mu buryo bw'ibitanga umusaruro. Urashaka kubigiraho umusaruro ari wowe n'abandi bakuru iruhande bakabisoromaho. Niyo navuze ka muri positive apana kwireba cyane. Ubundi umuntu ntakwiriye kwireba. Kumenya ni ukutireba. Reka so nabyo bivuge gute. Kumenya ni ukureba ukugenga. Akaba ari we ugukoresha ibyo ashaka. Uko niko kumenya. Apana ni naho biri yavuze kandi yavuze ngo twasomye mu migani yavuga ngo reke wenda muze kumva neza ahubwo ndetse kuza neza kubaza icyo kibazo kuko kizanamo n'ibindi byinshi bivuga ko kumenya haravuga ngo nukwiringira Uwiteka n'umutima wawe wose, nukutishingikiriza ku buhanga bwawe. Aha niho nkiza muri Apoli. Ni ukumenya ko hari undi ukuyobora, hari undi ugenga ubuzima bwawe. Kubimenya ibyo ni ubwenge bukomeye. Kuti ubundi nukwifata ukiha Yesu, ugafata Yesu akaba muri wowe ugapfa. Ntabe hakiba wewe, niko Pawulo yavuze ngo sinjeyo mpamureba ahubwo ni Kristo uri muri je. Ibi ndimo mvuga n'ibyo ndimo nkora si Sauli si Pawulo, ni Kristo muri je. Hepfo avuga ijambo rikomeye, ntiwishime ubwenge bwawe. Hari abantu bahora bishima ubwenge bwawe. Ntiwishime ubwenge bwawe, uje wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha. Ubwo nibwo bwenge, ni nako kumenya ibyo wamara ukabishira mu bikorwa, niho uhita uba umumenyi. Ngo runaka tumenye ukomeye mu buryo bw'umwuka. Habe no mu buzima busanzwe abantu bose bakora bino mamona bavumbura n'abandi bakora. Buriya bumenyi Imana yaburinye mu muntu kuko yadushizemo kumenya kwayo twese, ariko kumenya kubikoresha mu gihe gikwiriye numwe uzubikora mu ijana. None agahita hinduka umunyabwenge mu bandi runaka n'umunyabwenge. Twese turimo kumenya kuduhindura kugira ko abanyabwenge usibye ko tuzabikoresha mu gihe gikwiriye. Sinzi ko mbashe gusubiza icyo uragisubije neza rwose. Niba twakomeza ntekega umuntu wiyumva ko aruta abandi nacyo birivuga ngo umuntu ubundi twese iyo kumenya ni ikintu gikomeye. Kumenya nako ni ukumenya ko ibyo ufite atari wowe ubiyobora, sibyo hari undi nyirabyo. Umunsi urashaka kwizamura agatoramo cya kintu cyaka ibisanyo akagikuramo ukaba w'igipfu mukanya iyo twakoze kwitira amashi. Hari umugabo umwe ngo watanze disikuru Herode, watanga disikuru amaze kwica Yakobo. Petero yamaze kwica Yakobo agiye kwiyongeza Petero, watanga disikuru abantu rubanda yari raho yose ngo ikubita ndavuga ati noneho avuze nkimwe mu Mana. Barangize marayika mutonyanza y'igitonyanga kimwe yamabinyu inyaho arabora zitangira kugenda. Baravuga ati dore waho twari twapfa. Barahunga. Imana niyo kumenya muri twe. Iyo umuntu agiye kubishira mu bwenge bwe izi bivamo igakuramo icyayi, kuko icyayi gishobora kwemera ko bikoreshwa mu bujiji. Nta Mana izemera ko icyayi umuntu bikoreshwa mu bujiji ngo nayo igomeze igaragare nk'aho irimo. Izivamo ikitaza ikaja ku ruhande, noneho abantu bakabona ko runaka atakiri wa wundi, abaye umuswa, yari umunyabwenge, yari umuhanga, ariko noneho abaye into babizima kubera ikiyitaje. Kumenya rero ni ugufata Imana ikaba muri wowe, kumenya ko Imana kugatura muri wowe, kugakora muri wowe. Ubwenge bwawe n'imbaraga zawe
kiziba arizo zikiyobora ubuzima bwawe. Akabazo kanyuma kuri iyo point yo kumenya none umuntu ashatse kumenya itandukaniro cangwe difference y'ubwenge Imana mu muntu n'ubwenge muntu mu muntu ni umuntu bitandukanye gute? Ubundi nta bwenge umuntu buba mu muntu. Jewe niko nobivuga kuko ubwenge kumenya kuwo twita ngo uri muntu n'umunyabwenge n'ubumenyi bw'Imana muri we, kuko Imana itabayeho muri we ikamukuraho amaboko muri we twomubona. Protegera byose ni Imana yabiremye mu muntu. Iyo umuntu agize guhitamo kubi sibyo agakoresha bwa bwenge bwa bumenyi bw'Imana nabi muri we bumuhindukira ubupfu ntiwoke cyiskumenya. Mwani magambo Imana ikwiriye gushiraho ukuboko kwayo mu bumenyi runaka umuntu wese afite. Amahitamo meza ni Imana ibi ntabwo yo mahitamo mabi, kandi amahitamo meza nitwe tuyayobora. Imana turenya mu byo buhambaye bukomeye. Umuntu ni ikintu gikomeye imbere y'Imana, yahaye agaciro gakomeye, iraruhiraza ngo imuhumekeramo umwuka wayo. Nacyo gitubuzo ko tugutumana dutowe uziga ngo ukubera nuko kumenya ko Imana kuri muri twebwe. Yashatse kutugiraho nk'Imana, yashatse kutugiraho nkayo ngo biburaho gatoya cyane. Siko biri zivuga niko zivuga ngo biburaho gatoya cyane. Bivuga ubwenge bw'umuntu bumuyobora ni buriya bupfafa tubona nibwo bwenge bw'umuntu. Ariko iyo ubwenge bw'Imana ni buriya mwiza uzubona twese twifuza kwigiraho cyomba kumera nka runaka. Abagabo kwizera, abagabo babaye abanyabwenge ari impunzi ari amateko bati ntawundi muntu twabona uri mu bwenge nk'uyu. Ba Daniel, ba Yosefu, uzigira ngo Yosefu kura kumenya ko ari ukuri tiyari kumwe n'abandi bagabo bize bateye ubwo ni mateko avuye muri prison ahisa bwirwa ministre ho hejuru kubera kumenya ko Imana muri hajya hari abandi bagabo bafite kumenya ariko bwahise buhinduka ubujiji. Haleluya, amen amen. Bwahise buhinduka ubujiji nuko ngo kumenya ko umuntu kuzima tubona gukora kandi gufite umusaruro nuko Imana nuko kumenya Imana no gukora no kwemera ko Imana ikorera muri wowe ibyigambiriye gukora kuko bituriho kubw'Imana. Igihe cy'Imana nikirangira muri twebwe tuzopfa nicyo ko umuntu azavamo umwuka wayo ukasohoka muri we. Ubu twicaranye hano Imana igukuyemo guhumeka kwayo muri we kwama tuguhunga twese twicaye hano kubera tuguhunga iki kandi ari wo kucicara wavuye mu bumana hasigaye iki gitaka kandi igitaka kitari mu bumana giteye ubwoba giteye ubwoba. Haleluya. Murakoze cyane. Ndumva twakwinjira muri po ya kabiri kubera umwanya. Intambwe ya kabiri umukristo akwiriye gutera kugira ngo kwizera kwe gukomere ufate ku rufatiro rwiza ndetse kunamuhishe kugenda asingira ibyo. Hari ibintu byinshi biriho dukwiriye kugeraho ariko kubera kutagira kwizera tubigeraho. Yesu yafashe ubutunzi bwayo abubika mu kwizera. Protegera babandimwe Yesu yafashe ubutunzi bwose bw'Imana yabushize mu kwizera. Nimugira kwizera muzategeka ngo imisozi biva heritabwe. Nimugira kwizera muzarambika ibiganza kubagwaye. Nimugira kwizera kwizera n'ubuzima umuntu wese akwiriye kubamo. Inza navuga ko kwizera nishaka kubera definition. Kwizera ni imbaraga, ni kado, ni gift Imana izifata igashira mu muntu yahinduye inshuti. Hari ibintu biri Imana izihe mu muntu wakuze mu buzima bwo kumenya Yesu imaze gufata ikabana n'umugabo wo kwizera izimuha wishurira. Karema gushurirwa ni ikintu gikomeye gitangaje. Twese dufite impano Imana yagiye ariko ikintu cyitwa guhishurirwa izigishira mu mugabo wakuze bari kumwe yizeye nk'umugabo w'ibyo izikamurema mu guhishurirwa kuko guhishurirwa dore ikintu guhishurirwa kuzokora reka nkubwire guhishurirwa bukeya n'abadukurikiranye bose babyumve. Guhishurirwa ni iki? Guhishurirwa n'ubuzima bunyereka Imana bwamara bukanyiyereka. N'ubuzima bufata Imana bukayimba kayibona bwamara bugahindukira bukamfata bukanshiraho imbere kibona hazaba iki hahita habaho kwibona niko kuza kumpesheje kuva mu mafuti. Gushurwa nuko kunyereka ubuzima mbaye muko bumeze bwiza cyangwa bwandi. Tuzi ko ubundi zindi mpano zose zazifata zerekeye iriye
ko zireba abandi wewe ko ziratunga runaka wewe kandi ibyo zirimo abo zirimo zitunga ugutoki nawe niko asa nabo niko ameze nkabo ndetse rimwe mugasanga afite ubuzima burenze ubwabo kuba bubi ariko akazahora abona ikintu kizagihesha umuntu kwimenya niki no gwishuri kuza gufata imana ukayizana ukayikwereka ko imana kugaragara imbere yawe haleluya kwamara kugufata nawe ugafata ubuzima bwawe ukabuzana ukabutereka imbere yawe ugahita wibona kwandura uko wanduye no kukakoza kwize gwishurirwa no kuza kweza umuntu wemeye Yesu niko gwenda guhesha umuntu kuba mu buzima bwo kwezwa abantu bataba mu buzima bwo kwezwa bwa buri munsi kibagira gwishurirwa muri bo n'uwo muntu karakubwira ngo ntacyo ukora kugira ngo yemeye izi nyigisho mugenda mubaza abanyamuntu bavuga ngo ibikingo izi nyigisho umva abanyamuntu bavuga ngo ntacyo twakora ngo twemeye koko ntacyo twakora ngo twemeye kuko Yesu ku musaraba yabaye igitambo ntacyo twakoze tutanamukunze tutanamuzi ariko dore ikintu gikomeye birengagiza ubuzima bwo kwezwa muri ya mahitamo kuko Yesu yadukuye mu bata bw'icyaha ariko ntiyamaze hica icyaha kiracyaba muri twebwe nicyo kigesha umuntu gukoresha kamere iracyaba muhesha umuntu kongera gusubira hahandi Yesu yamukuye noze ndimuza abantu bacunguye bakizera umwami Yesu bwacanyuma bakabica ni ukuvuga ngo ubuzima ikibahesha kumenya kubaho ubuzima bwo kwemerwa n'iki bakomeze bemerwa imbere y'Imana ni ubuzima bwo kwezwa kandi ikiyo cyo guhesha umuntu kwimenya uko yandi ni ubwishuri gwishurwa ijambo rya kabiri Yesu gwishurwa nka kujya kuki indorerwamo umuntu yirebamo ubundi muntu yo yireba mu ndorerwamo ubu nyine afashe miruware nkireba hano sindi bubone John sindi bubona barimo bankurikirana ahubwo jewe ndimo ndibona it reflects my image ndaza ngahita nibona gwishurwa niki aho umuntu wese nikiyo umuntu wese yirebamo akibona ufite akantu kose kamuri hejuru akagakuramo nta handi hantu umuntu azayirebera ko yandi ni mu ijambo no mu guhishurira kandi ijambo umuntu ashobora kuryumva adahishurira iyo gwishurwa kwatibutse umuntu n'usoma n'ijambo karyumva karihishurwa nkuko akakumvisha icyo rishaka kuvuga ku buzima bwawe gwishurwa n'impano ni gift n'ubuzima Imana izishira mu muntu wakuze wabaye inshuti nayo kamara mu gwishurwa no kwizera akabazo nkubaza aho ngaho gwishurirwa ko numva abantu rimwe na rimwe akenshi usanga bavuga ubutumwa ngo nahishuriwe ico gihe cyose avuze ngo nahishuriwe koko abayahishuriwe we bwite cyangwa bayahishuriwe ibindi kuko nta uravuga ngo yihishuriwe azavuga ngo nahishuriwe yavuga n'ibyo yahishuriwe ukumva yahishuriwe ibindi bintu yego byubaka iteraniro riteranya ako kanya n'abazabyumva ibyo bintu ariko kandi nta buzima bwe baburimo kandi watubwiye ngo guhishurirwa ngo no kwishurirwa n'impano Imana y'umuntu kugira ngo yimenye abone Imana namara yireba sinzi ko banyubishika iyo umuntu ahagurutse akavuga ngo ndayishuriwe Imana mwuka mbishuriye ikintu gikomeye mwuka arashobora kugwishurira muri ya mpano yabere bakereka bakavuga ati mbonye ikintu runaka cyangwa se bavuga ko bakavuga ati ndayishuriwe hari ikintu mwuka mbishuriye ariko kiganisha kweza ubuzima bwe habe n'uyu arimo abwira si uyu arimo abwira kuko uyu muntu arimo avuga ijambo dore ukuntu ijambo rimeze ijambo rigira izi ntoki zibiri izaribwira abampambwira nuko mpambabwira ariko kunanje kino bikomo ko kirambwira jewe ntabwo uyu mwanya ndimo nganira n'abantu sindimo mbabwira ndimo ndibwira kuko icyo mpamya cyo n'ubunyereje kundugako ndimo mvuga so gwishurirwa niki n'ubuzima bwubaka runaka urimo ubwira ariko burimo burubaka ubuzima busa n'ubwawe nahinduka nawe urahinduka arashobora no kudafashwa ngo ahinduke wowe ugahinduka kandi ari wowe ubwirije ukava kuri cya kindi wabwira abantu kureka kandi nawe ukiyikora none gwishurwa kwa waba wahishuriwe ugahita kuguhisha kuva kuri ya kamere yarimo igenga ubuzima bwawe kandi wowe baramubwira bari abantu koko nukuvuga ngo gwishurirwa rero kukwereka Imana kwamara kukaza kukakwiyereka ukibona ubuzima ufite urasa n'ubwo abandi bafite none nakubwiye ngo aberekwa bazare urutoki rutunga bari gusa tuza guyitunga amafiti umufiti ariko giye uswababwira bishoboka ko nawe yabamo kaza mubwira ibintu tuyemo ariko iyo gushurwa kwaje kuza kubanza kukampindura jewe uri muvuga kwamara ukabona kunyereka abandi sinzi ko bashe gusobanura aha birumvikanye cyane haleluya amen intambwe ya kabiri rero ariyo twinjiramo ni intambwe yo gusenga
gusenga guhesha kwizera gukomera. Gusenga ni somo rinini cyane. Mugabo yaravuze ngo iyo atarasenga ntabwo ntashobora kugira akora. Ngo azakora ibikomeye iyo amaze gusenga. Undi aravuga ngo iwe Billy Graham niwe bivuze, Dr. Billy Graham yaravuze ngo gusenga ngo n'ubuzima bw'ikiremwa muntu. Jewe wese urahanga nje gusenga. Kwiriye kuba gusenga. Izo mvuga biri mu murongo wo gusenga. Biri mu bushake bw'Imana. Ngo kuvuga gusenga no kuganira n'Imana. Yego. Nimba ngufasha umwanya wo kubwira abantu, ni mvuga ibiri mu murongo w'ibitekerezo Imana ishaka ko abantu bamenye. No gusenga. Nintekereza umuntu agizwe no gutekereza. Uri mu suyi wewe twatubona hano hanze. Uyu ni umubiri. Iyi ni housing, ni igitaka. Kirimo uwitwa John. Yego. Uwo John ni ugutekereza. Gutekereza kuba muri twebwe niko kugizo abantu twebwe hano hanze. Umuntu uzo kubwira ngo mutibamuzi azaba kubesha. Uko abantu baratuzi turaziranye. Kandi tutibwiranye. Ati gute? Ibyo ukora nibyo wewe. Ibyo uvuga nibyo wewe. Kuko umuntu ntavuga ibitaba muri we. Yego. Umuntu ntakora ashaka gukora ibitaba. Umuntu azaje gukora ikintu hano hanze ariko cyahereye muri we. Gusenga rero ni ubuzima umuntu akwiriye kubamo yabaye bwo. Apana avuga bwo. Ubwo yahindutse bwo. Iri indani nibwo gusenga. Iyi ntambwe iravuga ngo dukwiriye gusenga Imana nk'abicaranye mu cyumba kimwe. Kuko nicaye aha. I should not pray. Sinkwiriye gusenga Imana ngo wawe wibwira ituye mu kindi kirere. Uko no gusenga kurema kwizera, kuzaguhesha kwizera gufata urugwiza. Uko turimo turaganira intambwe zikomeza kwizera. Yego. Dusenga Imana nk'abicaranye nayo. Nuhishurwa kuvuga mu ijwi ryo hasi bituje na amahoro. Nuhishurwa kuvuga ku ijwi ryo hejuru na amahoro. Uko umuka guhesha gusenga ukwiriye kubikora nk'abicaranye n'Imana. Wawubwiye iruhande papa wijiye muri office. Gusenga ni office umuntu yicaramo akaganira n'Imana kuko nayituye mu gusenga. Yego. Ukazibwira ati ukuwambona naje nta ubuzima bwanjye nta murongo ufite. Nushaka kumfata unyobore. Kuko njewe nagerageje kwiyobora ko byaraniranye. Yibwire nkabegeranye. Kurategera nkabicaye mu cyumba kimwe. Turabisoma muri Mariko reka twasoma kugira ngo naho dufashe Mariko ibice 11 murongo wa 23. Kumva ko uyu mwanditsi yanditse ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko 11 murongo wa 23. Haravuga ngo ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja ntashidikanye mu mutima we yizeye yuko icyo avuze gikorwa yakibona. Sizi kubyumvise. Umuntu wese kurategera wabwira uyu musozi ngo ati shinguka utabwe mu nyanja ntashidikanye mu mutima we yizeye yuko icyo avuze gikorwa yakibona. Bivuga iki? Gusenga niko kuza guhesha umuntu kubaka urufatiro rwo kwizera. Nawe nindi ntambwe ya kabiri. Girira Imana icyizere numara ufata ubuzima bwawe usetting mu gusenga. Ube mu buzima bwitwa gusenga. Gusenga kuza gufata umuntu ukamwoza ukamutunganya kwizera kukazamuka kugafata ku rufatiro rwiza. Wazo usigara uhura n'ikibazo kuva ngo tuza wanyanja. Kubera kwizera Yesu yabagamo. Yesu yari imbaraga yo kwizera. Yabwiye ngo tuza wanyanja. Abigishwa baratangara cyane. Harababwira ngo none ntimuzo muri kumwe. Undi munsi ngo abwira igiti umutini yasanze utareze. Ngarawubwira ngo arawuvuma. Ngo bagaruka vuye Yerusalemu basanga warumwe. Petero ngaramubwira wa mutini uragumye ke. Yesu yamumubwira ngo uretse n'icyo ngo mwogera gusa kwizera kungana n'akabuto ka Sinai. Ngo mwogiriye imisozi ngo nifa hitabwe inyanja. Bivuga iki? Gusenga ni ubuzima buzaburema kwizera umuntu akaza asigara akora ibitangaza bikomeye kubera gusenga. Abantu bose bakoze ibitangaza biremereye tuzatubona muri bira tukavuga ngo bari bafite imbaraga buzuye imbaraga. Si ubundi buzima bwabateye gukora ibyo. Kwizera kwabaheshe gutegeka ariko gutegeka kuvuye kwizera kuvuye mu mbaraga zo gusenga. Abantu badasenga tubashobora kurema kwizera muri abantu badafata ibingo begera Imana mu gusenga bubaka ubuzima bwabo ku rufatiro rwo gusenga. Ntabwo bashobora kugira kwizera
ushobora gutegeka imisozi ngo niva hino uje mu Mana. Kandi icyo mpamya twese dukeneye gutegeka. Ntabwo dukeneye kuba mu buzima bw'ubunyantegeke. Buri muntu wese ahora akenera kuba umunyembaraga. Nimba ukeneye kuba umunyembaraga, sibyo? Fata umwanya usenge. Hanyuma utegeke ibyo ushaka ko bikunda bizahita bikunda. Aho ngaho utarajya kure, ndifuza kumenya ko abantu usanga sirito muri iki gihugu cya Uganda twicayemo cyangwa turimo, abantu bafite uburyo bwabo basenga. Usanga umuntu adafashe umwanya w'amasaha arenga 2-3 kuri 5 aha yasenga ataritsa, rimwe na rimwe bamwita ko ari umunyantegenke. Wa wundi ufata akanya ko kuvuga amajambo 2 ugasanga rimwe na rimwe mwise umunyantegenke kubera ko atabashe kuvuga amajambo menshi avuga ngo ibyo byose bazabakora nyine ngo bitwara umwanya muremure. Ico gihe waduha uwuhe muco hejuru y'uko gusenga? Umuntu uvuga ko iwe yizeye akavuga amagambo 2. Nuvuga ko iwe yizeye akamara amagambo menshi. Bose ni beza. Kuvuga amakuru makeya mu gusenga suko kwizera. Ahubwo kutayasubiramo nk'udafite kwizera ko ibyo wavuga yabyumvikana. Nicyo Yesu yabwiye abantu. Yaravuga ngo ntugasubiremo amagambo hato na hato. Kaba tarimo bamenya ko iyo bababwiriye ayumva. Ariko ndiye babwiye ngo bazovuga umwanya muke wo gusenga. Yesu yasenze iminsi 40 n'amajoro 40. Muratekeza ko atari masenga. Yarikiye gusa ari ku murongo da telefone gari afite ukarasakuza. Ukaraja kuri WhatsApp n'ibindi. Yari masenga. Yego. Nako bibiri bivuga. Yesu yari masenga. None se muragira ngo iminsi 40 n'amajoro 40 yicaye ku musozi ari masenga. Tiyari mavuga makuru. Tiyari maganira n'Imana. Gusenga no kuganira n'Imana. Biterwa n'ikiganiro mwakoranye uko kiresha. Urashobora gufata ikiganiro cy'amasaha 6. Wawe wiganiriza. Ubundi reka kubwira. Nta muntu ukwiye gusetinga umwanya wo gusenga. Kugomba kunga. Umwanya wo gusenga ugana n'ikiganiro ufitanye n'Imana mu munsi. Cyangwa se muri ako kanya bucyeyo. Nimba nije mu cyumba nkafitanye ikiganiro nawe ngo gusenga, zusenga nk'uwicaranye nayo muri office. Nimba nije muri office nkaje kuyisanga ariko ati naje kutuganira ku kibazo runaka. Cya kiganiro cyacu gusenga no kuganira. So kuvuga amakuru gusa. Reka nswe mbibwira uke kujye somo gusenga nzagikindi. Gusenga kuzima no kuganira n'Imana. Kandi iyo umuntu aganira n'undi reka dufate ku rugero rusanzwe kuko tuba tuganira. Uko mpamubwira amakuru sinimo nganira nawe. Niba ndatanga amakuru. Ariko tugihinduye ikiganiro. Nuko wawumbwira nanje nkagusubiza. Nuko wawumbaza nkagusubiza nico cyiswe ikiganiro. Ariko mfashe umwanya nkakubwira nje nyine sikiganiro. None se utekeza ko kuza kuganira n'Imana no bihezigiye kandi ntazi ibisubizo byayo kuza kumbwira nayo. Ivyo nugukuru. Kuvuga makeya no kuvuga menshi ni byiza. Ariko byose bikwiriye kumara n'umwanya w'ikiganiro mufitanye uko kingana. Kwizera ni iki? Kwizera so gusenga amato. Aho kwizera no gusenga menshi. Kuko umuntu waretse gusenga ngo yise ntabwo aba yise. Aho umuntu wizeye n'usenga. Umuntu uretse gusenga ngo yise ntabwo aba yizeye. Aho umuntu wizeye n'usenga. Nutareka gusenga, nuguma gusenga. Niyo wizeye. Jese imbara ko umuntu waretse gusenga ngo yizeye, ngo aba yizeye. Gusenga ati kwimura kwizera. Kwizera aho gukurema gusenga. Mwana magambo abantu basengera icyifuzo akaba ngo arizeye ko Imana igikoze. Umuntu wizeye arasenga. Kandi umuntu usenze arizeye. Itizeri agenda ni kimwe gishezi kimwe kigaburira ikindi kagaburira. Ngo kuba umuntu uvuga ngo arizeye n'umusenzi arasenga. Umuntu witwa ko ari umuntu usenga azayizera. Ntawakora kimwe ngo ari ntawakora. Nuko gusenga kwimwe yo kwizera, si ugusenga. Kwizera kwimwe gusenga, si ugusenga, si ukwizera. Nimba mfashe umwanya wo gusenga amasaha 6. Ubundi umuntu uvuga ngo gusenga umwanya mutari mwe gutinamo, uri ko kwizera aba yibeshe cyane. Waruzi ko uyu muntu afite iyageranye gusabana n'Imana azakena kuva imbere yayo. Azakena ngo kuvuga hari abagabo bazi papa tuzi gusenga. Hari abagabo basenga bapfukama bagasenga. Amasaha 6 agashira apfukamye atarahaguruka. Umunsi umwe ngo babajije umugabo umwe umunyembaraga muri Tanzania ngo akaja mu ivuga butumwa. Yashika ibitangaza bigakoreka bikomeye cyane. Akagaruka. Yashika asanga protocol yashashe. Hajya protocol bwacu gasanga ko yashashe niko Afrika kimeze. Ubucu umunsi umwe baramubatse uzujyama. Kuko yafashe ingo yakoze ikimenyetso test ashiraho ikaramu hejuru y'amashuka yashashe. Iyi karamu nayikuraho ndamenya ko yajyamye. Natayikuraho ndamenya ko atari mu kujyama.
ngo ashike nti asanga yakaramu agiye irambitse kujya yirambitse ni kukimeze ngo cyaramutse uzuya undamutse njya kuva umunsi utangira ivuga butumwa hano uko nasa nko nsangasha tuzuhira kugeza aho nijoro nakoze test nzashira ikaramu ndavuga ngo nicyo kinyereka ko wajyamye cyo yikura hadi arangiza aramwindikira namwe yatinze naha amubaza ijambo rikomeye aramubaza ngo se biriya bitangaza uko none babikora kandi ziriya nkumyira zira nabira bimugabe bihabe gukabye bariya banyabyaha babihana ibyaha bakakira umwami Yesu utekeza ko ziriya mbaraga ziva mu kuryama nuko uzanga sinzira bazamura ipantaro gutya mwereka amavi ngo asanga ameze kakujya kwa ihene kubera aramubwira ngo ziriya mbaraga ziva udafasha hanga ngo washire hasi usenge tushobora gukora biriya bingana kuri haleluya nimba dukeneye gukora ibintu bikomeye mu gusenga sibyo amen fukama reka nanjye nongere ndisubiro nimba ukeneye kubona imbaraga zibitangaza fukama asante aya mavi yacu yabaye nkaye umuntu asigaye akoze asakaza akubita induru ngo arababaye abandi basenze bo aho giye dapfukamye zamujya twebwe twapfukamisha ngo yaturiye ahubwo abangize ubuzima iyo atayapfukamishije iyo amaze imisa yashiraze ngo asenge azamujya twebwe turi mu kutujye tutandapfukamye fukama usenga Imana biwuzima hanyuma ubona imbaraga zibitangaza bikoreka muri we haleluya amen sinzi ko shubije kwazo wowe cyane so kiyakaga umuntu witwaza gusenga buke ngo arizeye cyangwa ngo asenge cyane ngo tiyizeye gusenga kurema kwizera kukarema gusenga kimwe kigaburira ikindi ariko turimo turiga gusenga guhesha kwizera gukomeye nitugera handi tuziga kwizera guhesha gusenga nadutuye ariko turava gusenga guhesha umuntu kwizera kugafata kurufatira urwiza gusenga isengesho ya buri munsi rirarikira Imana mu buzima bwawe yamareka gufasha ndetse kugirana ubusabane bwimbitse nayo waruzi ko uyu muntu asenga ndatari hagira kwizera ari hagira Imana ikizere nukuvuga ngo gusenga amasengesho afasha ashikamye azaremera azagirira mu kizere so dukwiriye gusenga iyo ni po ya kabiri bavandimwe rero nagira ngo dufate umwanya dusoze kuri iyi izindi zibiri cyangwa zitatu tuzaziganira ikindi gihe ariko kandi kubera umwanya nabwo n'abadukurikiranye tuze kubareka baje no mu bindi bikorwa Imana ibahumugisha amen tugire Imana ikizere turemere Imana ikizere aho uri hose mu kazi urimo mu ihari urimo mu buzima bwose bukuremereye waba urwaye uremvye mu bitaro waba uri mu ntambara ikomeye zimeze zite waba ubuze icyerekezo cyejo waba uri mu bukene bungana gute waba uri mu bukire fata ubuzima bwawe bwubaka ku rufatiro rwo kugira Imana ikizere kuko Imana iyo wayigiriye ikizere zigaturana nawe mwimara utera intambwe ya kabiri wubaka ubuzima ku rufatiro rwo gusenga ko kuganira n'Imana kurema kwizera kugira ngo kwizera kwawe ufate icyerekezo cyiza murakoze cyane urakoze cyane byishimo by'ukuri turafashijwe uhereye kuri turi kumwe muri iki cyicaro kandi n'abadukurikiranye by'ukuri ndizera ko namwe mufashijwe icyo twavuga ni kimwe turagushimiye urakoze kandi Imana igumugisha urakoze namwe kandi namwe abadukurikiranye tubasabiye umugisha twongera kubabwira ati inkunga yanyu ya subscribe share like ndetse na comments nuwagira ikindi kibazo kubyerekeranye n'izi nyigisho rwose mwabinotinga hasi muri comment ubutaha twazagaruka tukabashiriraho ibisubizo by'ibyo bibazo ndetse tukanasoma n'izo comment zo kudushyigikira murakoze cyane turabakunda kandi turabazekanye Imana ibamugisha dusoza reka tumuhe umwanya n'ubundi dusengere asaba umugisha kubakurikiranye no kuri iki cyicaro twabayemo turangiza karibu turagushimiye mwami Yesu dushimiye ku ijambo ryiza ryubatse imitima y'abantu ndetse rigakomeza natwe abarimo bariganira ntacyo twutanga uretse kuvuga ngo icubero kibicawe kandi nawe no kuko ni cyawe Mana hanyuma turasabira imitima yatewe muri ijambo kugira ngo yeremo imbuto n'abandi bazosomaho n'abagyumvishe bakomezwe abari mu bibazo bikomeye mwami Yesu imbaraga y'umwuka bari batabare tusabiye ndetse abashobora kuba bari mu buzima bukakaye bukomeye ubuzima bw'indwara ubuzima bw'intambara ubuzima bubaremereye imbaraga yawe ikomeye mwuka wera ukuboko kwawe gukora ku buzima bw'umuntu bugahembuka bugakira uramburire abo bantu bose ikiganza Yesu kugira ngo ubuzima bwabo bwongere bufate icyerekezo gituma bahemerwa amashimwe yo mu mitima ndabizi yuko ubuzima iyo bubabaye abantu bazabiganyira abantu bagasa n'abatakaje kwizera muri bo ariko kandi hari imbaraga zikomeye wavuze ko zizakurikirana n'abizera ndetse n'abahagurutse mu murimo wawe
reka imbaraga y'umwami Yesu, imbaraga ikomeye ikora umurimo ukomeye ku buzima bwabo, hanyuma bazaze batanga amashimwe, dukomeze dushimire izina ryawe rikomeye mwami wacu. Amen.